nari ndi mu rugo njya kumva barampamagaye ngo ingona ifashe umugore wawe, nahise ngerayo nsanga yamufashe koko, naho ijerekani yari iri mu ruzi nyine irakomeza iramanuka, bari bahari barambwira birarangiye, iramufashe nyine yamujyanye. Turategereza ku rukombe turamubura, gahinda mfite niko yantwariye umugore kandi nubwo twari tukibana, banumva nkomerewe mu mutima, mu mugongo cyangwa umuntu. Abavuga ibi n'abatuye mu mudugudu wa Ruramba akagari ka Masaka mu murenge wa Rugarika akarere ka Kamonyi ngo bari basanzwe bafite ivomero nyuma riza gupfa, none ubu bayobotse kuvoma amazi ya Nyabarongo kandi arimo ingona bizwi neza ko zirya abaje kuvoma, bakavuga ko iki ari ikibazo. Impamvu nari mvuze ngo mudukorere ubuvugizi, murabona ingona rwose zitumereye nabi, turajya kuvoma zikadufata, ziraturya, ujya kuvoma rwose nibigufashe ntiwongera kuzamuka. Ubwo ngubwo biba birangiye, abantu nukuza bakahagara kuri Nyabarongo n'ubundi gakomeza igatemba uko itemba ntiwanayibona. Nuvuga ngo niba ngo kije kigutwara wese nyine kigahita kikurya nta gusigaza, ntube wabona umuntu wawe nibura ngo namushyingure cyangwa se unashyingure n'igice wenda uvuge ati wenda namubonye. Uku kujya kuvoma amazi ya Nyabarongo bikanga ingona ko zibarya byatangiye kuba ubwo ivomero bakoreshaga ryapfaga nirihite rikorwa, bagahitamo kuyoboka Nyabarongo ku buryo byaje gutuma hari umuturage uribwa n'ingona muri iyi minsi ya vuba. Yaragiye kuvoma nyine kubera ko aho dusanzwe tuvomera umupompo aho wapfuye, kandi kuba yajya kuvoma ahandi hari uwundi ari kure, none hajya kudaha amazi nyine muri Nyabarongo ingona iramufata. Twumvise bavuga ko ingona yamutwaye agiye kuvoma kuri Nyabarongo, kuko bari bahari barimo kwahira nibo bayibonye, umukuru yakimujyanye muri Nyabarongo. Batubwiye ko yagiye kuvoma agiye kidubika ingona biramukuruye. Uku kutagira amazi bigatuma bajya kuvoma amazi ya Nyabarongo byatumye tariki ya 7 ukwezi kwa 2 2023 umugore wa Ngendahayo Emmanuel aribwa n'ingona agiye kuvoma muri Nyabarongo bitewe nuko nta mazi bari bafite. Kuno byagenze nari ndi mu rugo njya kumva barampamagaye ngo ingona ifashe umugore wawe, nahise ngerayo nsanga yamufashe koko, naho ijerekani yari iri mu ruzi nyine irakomeza iramanuka, bari bahari barambwira birarangiye, iramufashe nyine yamujyanye. Turategereza ku rukombe turamubura, gahinda mfite niko yantwariye umugore kandi nubwo twari tukibana, banumva nkomerewe mu mutima, mu mugongo cyangwa umuntu mubane ukwezi iminsi na 15 mubanye neza, none ikaba yaramuriye, nanjye mfite agahinda gakomeye. Kuva icyo gihe nta n'ikintu ndikorera. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi butanga icyizere ko ikibazo aba baturage bafite kigiye gukemurwa mu minsi ya vuba. Dr Nahayo Silveri uyobora akarere ka Kamonyi agatanga icyizere ko bamwe muri aba baturage mu gihe cy'ukwezi kumwe bazaba batangiye kugezwaho amazi meza. Nyuma naho ngaho rero dufite umuyoboro urimo guturuka mu murenge wa Rundi uzambuka hakurya mu murenge wa Rugarika, aho ngaho hari ikibazo. Rero tubagezaho amazi mu gihe azaba hageze, kandi dushingiye aho umuyoboro ugeze mu kwezi kwa 3 mu kwezi gutaha bashobora kuzaba bavoma, hanyuma tugakora plan y'uburyo tubasha kuyageza mu gace kandi katari karateganijwe mu ko zahageze. Iyo nkuru y'umuntu wariwe n'ingona tariki ya 7 mwarayimenye se nk'akarere? Twarahageze duhumuriza abaturage, batubwira uko byagenze. Si ubwa mbere hari umuturage uriwe n'ingona aha mu murenge wa Rugarika bitewe no kutagira amazi bakajya kuvoma muri Nyabarongo, kuko hari abaturage babwiye TV na Radio 1 uko mu gihe kitageze no mu myaka 2 hari abaturage 3 bamaze kuribwa n'ingona, ibyo baheraho basaba ko bakegerezwa amazi. Icyakora ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko ubu bugeze ku kigero cya 78 gukwirakwiza amazi mu baturage batuye aka karere, hakaba hari icyizere ko nabo atarageraho nabo bazayahabwa. Peter Clever Nizeyimana, TV1.